bajeje kumunyuka perezida yawe rero buriya sinyambasha kuvuga ku mukuru w'igihugu ibintu byinshi ariko icyo namuvugaho si umuntu uriya mupapa ntabwo ari umuntu papa Iva papa Iva so nimurebye murabona umuntu nkawe not like me yes mfata nakubeshye ukuntu mfata perezida papa Iva mugezi mwana atari umuntu pe ariko umwana reka nk'ubu impamvu eshanu zituma ugaragaza ko atari umuntu very serious like impamvu wari wabona visa byibuza imwe wabaho asante ujya urota kujya muri Amerika ibaza umuntu wari muri Amerika ari mu nzego zaho zikomeye mu by'amashuri yorohejwe n'ikindi gihugu ajya kwiga igisirikare umusa ibyo bintu akabifata akabidepoza akaza abantu bari kwica abantu urumva ari umuntu wo akavuga ngo aya mafiriti muduha n'inyama zanyu reka mbibarekere njye iwacu ahantu bari kwica abantu njye kubatabara nawe azi ko gupfa bishoboka urumva ari umuntu abantu dukunda Amerika turabizi iyo ni ingingo ya mbere iya kabiri wahagera abantu bari kwicwa bagiye gusubira inyuma akabwira abantu mw'abantu mwe reka mbereke ukuntu mutari bwicwe ngo mushire ahubwo muri burokora abandi bari kwicwa urumva ari umuntu ingingo ya gatatu bagera inaha akababwira ngo wowe wa musore we uriya mugabo yakwica ababyeyi bose ariko ntumwice mubabarire urumva ari umuntu n'ingingo ya gatatu ingingo ya kane ati reka mbafunge agera imbere akavuga ati tabafunga gute nako ndabahana gute ko inkiko zitari bubakire ngo zibaburanishe bose akavuga ati okay ariko twababuranisha agatekereza uburyo bw'ubutabera bw'abantu batiza amategeko ibyo bintu bikava mu mutwe imanza gacaca yaciye nta nkiko zari kuziburanisha urumva ari umuntu yarangiza akanavuga ati Bible says umwami utababarira ntaramba niko Bibiliya ivuga abahamwe n'ibyaha bamara kwemera no gusaba imbabazi akavuga ati it's all right musohoke mujye mu bantu bagenzi banyu urumva akiri umuntu iyanyuma sasa ntibirabaho mu mateka y'isi musome ibitabo byose nta gihugu na kimwe yaba icyahuye n'intambara cyangwa kitarahuye n'intambara gishobora kugera iterambere nk'iryo u Rwanda rufite mu myaka 30 ntabwo icyo kintu kibaho usibye u Rwanda gusa ibyo bintu byose biva mu mutwe w'umuntu umwe my guy his excellence ntabwo ari umuntu ngiye simufata nk'umuntu bamuna ari nyine nk'Imana yarafashe nk'umumarayika mu bwenge kavuga uti jya mu bantu nyine unkorera akazi ariko uri papa man kandi okay ntabwo kamemba bikora ari umuntu umwe ariko nabo bakorana bamwigiraho nyine intera ivuye ibukuru ikwira hose so his excellence agaha amahirwe abantu bro kasha amakokera umwana wo kwa Gakindisha nkambara ikote papa my god kaminuza ukayirangiza inshwi ariko sha yego ye ubu mukumva ngo ntaribe bro uyu papa nakaromo kaminuza my god nkambara ikanzu pe ntabwo mara kwambara ikanzu nkajya mbyuka mvuga ati kanjye mu misozi njya gukora itangazamakuru sike ariko ye nyine uyu mupapa umenye chance atanga u Rwanda ni igihugu
kiri mu bihugu bike muri Afrika bifite internet ni Burayi man bifite internet yo ku rwego rwo hejuru. Yego. Papa ntago ari umuntu.